Serugendo kimwe n'aba bose ntabwo bigeze bafata umuhoro ngo bice, ntibafashe grenade ngo bazitere mu bantu, ntabwo bafashe imbunda ngo barase, ntibafashe nta mpungano y'amazi, bicishije amagambo, bicishije inyandiko. Umunyamakuru rero akenshi yicisha amagambo, yicisha inyandiko, kandi amagambo arica. Ni muri ubwo buryo bahajyanye Gaspard Musabyimana. Nigeze ukurikira ikiganiro mwatanga gato cyane mu kanya kashize. Gaspard Musabyimana ni umuntu w'intagondwa ukomoka hariya mu karere ka Gakenke, yahoze ari komine Nyamugari, aba mu Bubiligi, afite radio yitwa Inkingi ivugira kuri murandasi. Sinyivuze ngo nyamamaze, uyu ni umurozi, ntimukabire bibye, ariko ni umuntu w'umutindi. Yashyizwe rero kuri RTM na Donat Hakizimana wari warabaye umuyobozi we, kuko Gaspard Musabyimana yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda, akora muri service y'iperereza ry'u Rwanda. Bamujyanye rero kuba umuyobozi wa za porogaramu muri RTM, nk'umuntu bari bazi neza ko akorana na ba maneko bose b'igihugu kandi azi neza iyo system. Nuko rero Donat Hakizimana yahamushyize. Murumva buri wese bamuhaga inshingano banafite icyo bamutegerejeho. Komisiyo ya gatatu, mobilisation, ubukangurambaga, abantu 9. Charles Nzabagerageza niwe wari perezida wayo. Charles Nzabagerageza bavuga ko ari mu byaro Habyarimana. Ntabwo mbifitiye amakuru ahamye, biravugwa ariko ari mu muryango we, no mu muryango we, byo nibyo. Hakaba uwitwa Jean Berike Masute Zurundi, Cyprien Ndagijimana, Aaron Ntizihabose, Bernard Munyagishari, Regine na Mukeshimana, Pierre Kayondo. Pierre Kayondo yari député, akaba yaranabaye préfet wa Kibuye. Charles Gasarabwe na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita. Murumva kwiteka barashaka bashyiramo umuntu ufite mu rwego rw'imyanya, ufite umwanya wo hejuru. Nka Colonel Rwagafirita ntabwo yarakiri mu gisirikare, ariko yari yarabaye umuyobozi mukuru wa gendarmerie y'u Rwanda. Rwagafirita yari umuntu rero wegereye cyane regime ya Habyarimana. Icyo gihe Rwagafirita yari anafite ikinyamakuru, yari yarashinze ikinyamakuru cyitwaga Zirikana. Icyo kinyamakuru cyazirikana cyo cyakwije urwango mu buryo bukomeye. Ndabaha nimero ya 6, aho cyanditse nanone gikangura kuri gahunda yo gutsemba ya genocide. Dore yanditse cyangwa nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma, twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Bavugaga ibyitso ni abatutsi b'imbere mu gihugu, uziko byasobanurwaga gutyo, n'abahutu barwanyaga umugambi wa genocide. Inyenzi ni FPR. Urumva gutsemba abo bantu biri mu kinyamakuru cya Rwagafirita. Hanyuma komisiyo ya 4, komisiyo ishinzwe tekinike na programme, yari igizwe n'abantu 8, ikayoborwa na perezida wayo yari Ferdinand Nahimana. Umva ni nacyo cyahanakurikiranyweho kuba yari umuyobozi wa za programme za RTM zose. Ikabamo Venus Nshimiyimana wari umukozi wa Minuar, ikabamo François Serushyana, ikabamo Gaspard Musabyimana nababwiye mu kanya, ikabamo Frodouard Ntawurikura. Frodouard Ntawurikura yari umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu kigo cy'itangazamakuru rya leta, akomoka mu karere ka Nyamagabe. Ikabamo Joseph Serugendo namwabwiye, ikabamo Augustin Hatari. Augustin Hatari yakoreye ikigo cy'itangazamakuru Renfort, ubu ngubu mperuka kumenya aba muri Amerika. Yarapfuye? Okay, nguko nabagiye. Njya mbaza buri gihe ubwo nakanyuzemo. Ejo bundi hari abantu bahoze bampohotera kuko ngo navuze yuko abarokotse barokowe n'inkotanyi. Rwose nibyo. Bajyaho barampohotera ngo navuze Imana, ntacyo mfa nayo. Aba nabo njya mbaza iki Imana bakoza. Nta urakimbwa, ariko reka ibyo tubyihorere irwane nabo, twikomereze kuzirikana bacu no kuvuga ya mateka. Ikabamo Speransia Karwera. Speransia Karwera yari inshuti magara ya perezida Habyarimana rwose. Akaba yarakoraga ikinyamakuru cya MRND cyitwa Umurwanashyaka. Karwera ko avuka muri komine yitwaga Nyakabanda, ni hariya mu karere ka Muhanga. Ariko yari inshuti Habyarimana bikomeye, kuko Habyarimana yaramuherezaga kenshi mu butumwa mu Bubiligi. Niwe wari nk'umuvugizi hagati ya MRND n'ishyaka ry'Ababiligi ryitwaga IDC. IDC rero yafashaga MRND cyane mu kwigira inama mu mishyikirano ya Arusha n'ibindi byose. Agahura n'uwitwaga Arendo Bruer n'abandi.
yari kegera cye rwose Karwera. Yewe Karwera mperutse no gukurikira uyu Venus Nshimiyimana buriya afite ibiganiro atanze byiza birebana n'iyicwa ry'abayobozi bari kuri Repubulika ya mbere bishwe na Habyarimana. Harimo amakuru menshi biri kuri YouTube. Karwera we anavuga ko yabajije Habyarimana impamvu yishe abo bantu, agasanga ngo Habyarimana abyicuza ariko ngo akabura uko asaba imbabazi. Ubwo birabumvisha iyo sano bari bafitanye n'ubucuti bwabo hagati. Bon, ngira ngo mwumvise iri tsinda rigize izi komite n'izi komisiyo n'imyanya bari bafite muri leta. Ngira ngo ntawajijinganya ko RTRM yari iya leta ukurikije aba bantu nuko yari yubatse. RTRM rero yatangiye ubundi yasabye uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa 4 1993, niho stati zayo bazijyanye kwa noteri, iza kwemererwa itangira ibiganiro byayo ku itariki 8 z'ukwa 7 1993. Yewe inasinyana amasezerano na leta y'uburyo izajya yubahiriza itegeko ry'itangazamakuru. Hanyuma ku itariki ya 1 z'ukwa 1 1994 itangira ibiganiro byayo mu Gifaransa kugira ngo ijye nabwira bize ibiganiro by'ikinyarwanda bigenewe abanyarwanda batumva Igifaransa n'ibigenewe abize abentellectuel. Ibi bigenewe abize rero nibyo bashakiye wa muzungu witwa Georges Henri Yvon Rougiou, niyo mazina ye yose. Ikabamo n'abandi bavuga Igifaransa cyiza kabitwaga ba Philippe Mbirizi, ba Nkomati n'abandi. Igifaransa kiryoshye. RTRM rero ibi byo gushaka abanyamakuru nabibabwiye babishinze Gaspard Musabyimana. Gaspard Musabyimana noneho akorana bya hafi na Ferdinand Nahimana, bareba abanyamakuru bo muri Orenfort babahanga bazashobora gukora mobilisation kuri RTRM, barabatwara. Nuko batwaye Noheli Hitimana. Hitimana n'umunyamakuru umuhanga uzi no kuryoshya, uzi ko yabyutsaga aramutsa abantu bo hirya no hino ngo abo kuri myo mwaramutseho n'iki. Yari umunyamakuru populaire cyane. Batwara Kantano. Habimana Kantano yari umunyamakuru w'umufana wa Rayon Sport, yabaga yambaye imyenda ya Rayon Sport ajya hose n'ingoma. Yari umunyamakuru uzwi ukunzwe ku buryo iyo yanimaga kuri RTRM urubyiruko rwarakurikiraga cyane kubera iyo notoriete yari afite. Bajyana Joel Hakizimana. Joel Hakizimana yari umunyamakuru mutoya. Ndamuzi no muri generation zanjye ntitwiganye ariko ndamuzi, yize muri Kristo Roi. Yari umunyamakuru udakuza ariko watanga ibiganiro neza mu Gifaransa. Ikiganiro kitwaga Panorama. Barazi kuvuga Igifaransa nuko nawe mu rurimi rwiza. Baramujyana Joel Hakizimana jya kuri RTRM. Georges Rougiou witwa Anania Nkurunziza. Anania Nkurunziza yari yarabaye maneko, yari yarakoze nawe mu rwego rw'iperereza. Hanyuma aza gushinga ikinyamakuru cye cyakoranaga na leta cyitwa Intera, ariko kubera ubuhanga bwe baramufata nawe bamujyana muri RTRM. Kuko RTRM bayiha abanyamakuru ababahanga mu mutwe ariko no mu bugome kugira ngo bushobore gukwira kandi babwinjize. Emmanuel Nkomati namubabwiye, Perpetua Bimenyimana, Emmanuel Rucogoza. Uyu Emmanuel Rucogoza nawe yahoze ari umunyamakuru wa Orenfort muri Presse Écrite. Bon, yandikaga muri Agence Rwandaise d'Information. Hariho n'abanyamakuru bakomeje gukora Orenfort batagiye muri RTRM ariko bakagirana ubufatanye buhoraho. Nababwiye Fordward nta uri kura ariko si we wenyine. Hari Jean Baptiste Bamwanga, hari Tiene Karekezi. Tiene Karekezi ni mugenzi wanyu. Nubu nuko Trump yakasa amafaranga igatuma ijwi rya Amerika ritagikomeza kuvuga ritubuza uburyo muri programu zimwe na zimwe, ariko Tiene Karekezi nawe yatanze ibiganiro rutwitsi kuri Radio Rwanda muri jenoside hagati yewe na mbere yaho. Ariko yewe gebara nabimbwiye abanyamakuru bamwe buriya yari yarababujije ngo ntimugakoresha ijambo jenoside yakorewe abatutsi. Rwose abanyamakuru bakabikubwira muri hamwe, ariko bavuga ati nujya mu ruhame ntuzabivuga ko ntituzabyemera, ariko gikurinda kuvuga nta kundi niko biteye. Karekezi. Hakaba Flora Kampayana. Uyu Flora Kampayana yabaye umunyamakuru mubi yakomokaga muri komine Kibirira, buni mu karere ka Ngororero.
yanditse inyandiko, ni wari uhagarariye Renfort Byumba muri perefegitura ya Byumba, ariko yanditse inyandiko mbi cyane mu mvaho zasohokaga buri cyumweru harimo uburozi buteye ubwoba. Hakaba bitwaga Augustin Hatana namwabwiye, Focus Fashaho, Emmanuel Ngirwa n'abagabo, Fraterne Kabanza. Fraterne Kabanza turaziranye wabona igihinda muyaga hariya, ariko yatangaza kubona umuntu wari uzi ukajya kubona ukabona yabaye umwicanyi, mwarakuranye ukabona hindutse umwicanyi pe. Yigeze kumpa lift igiye hano i Kigali muri 91 niyo nshuro ya nyuma naherutse hano, ambona ku muhanda nteze taxi rantwara mu kamodoka ka Renfort, ariko byarangiye yabaye umwicanyi ruharwa. Kabanza Fraterne Furaka mpana mabwi Helena Nyirabikari. Abanyamakuru benshi hari nabo mwongeye murakorana nyuma ya genocide, binabere ku buryo iki gihugu ari cyiza mukayandaza kubabwiriza zimwe mu nyandiko. Abanyamakuru hari bahamye hano nyuma ya genocide basubira no mu kazi, bakorora Renfort, bigira muri pension ya leta. Bashobora kuba hari abakiriho baracyahari bamwe, abandi bagenda bitaba Imana ariko barakoze hasi. Ariko u Rwanda nta korusa rwose muri iki gihe. Helena Nyirabikari we yarafunzwe, menya yaraguye muri gereza. Stephanie Nyirasafari, aba ni abantu banditse inyandiko mbi. Agenesta Mukarutamu, Veneranda Hategekimana we apfuye vuba aha. Gaspard Senzoga, Twagereza Agustini, Jean Baptiste Nubahomatse mperuka b'Igikondo hariya yarapfuye. Okay, ariko ubwo nejo bundi nabo basaziya. Hakizimana Jean Baptiste n'abandi, aba ni abanyamakuru babaye rutwitsa ariko bisaziye neza, ntumva ko muri mu bambwe yose bapfa imiryango yabihari. Rero kubwiza bw'u Rwanda rw'iki gihe. Hanyuma ngere kuri George Rujiyo. George Rujiyo ngiye kumubabwira uburyo yaje ahangaha, uburyo yanywanye n'iyi leta. Iyo leta Habyarimana niyo mvuga, ntabwo mvuga leta y'u Rwanda y'ubu ngubu. George Rujiyo nayibabwiye, ubundi George Rujiyo mu Bubiligi yari umuntu wakoraga mu bintu bitaga action sociale, no kuvuga ni akazi kajyanye no gufasha abandi, bavuga ko yarafite rwose uwo mutima wo gufasha. Noneho rero yamenyana n'Abanyarwanda, kubera ko iyo tugeze i Burayi kenshi biratugora kubaho, ukajya gushaka ibene imiryango itari ya leta kugira ngo bagufashe kubona icumbi, bagufashe kubona utuntu tw'imfashanyo. Nuko rero yamenyane n'aba Banyarwanda barimo abanyeshuri bahigaga, barimo witwa Papias Ngabo y'Amahina wari uhagarariye MRND mu bihugu bita Benelux, ngo no kuvuga Ububiligi na Luxembourg, kubera utwo tuntu tw'inkunga n'imfashanyo Rujiyo yabashakiraga. Noneho babishuti pe. Ngabo y'Amahina yigaga muri Université yitwa Jemburu, yiga muri faculté y'agronomie. Hanyuma mu mwaka w'1992 Ngabo y'Amahina Papias navuka muri Ngororero yatumiye George Rujiyo bazana hano mu Rwanda kuhasura. Noneho bamwereka u Rwanda, cyo gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rwaratangiye rurimo. Noneho rero ni nabwo yatangiye no kumenya n'abantu muri MRND no muri system ya leta. Hanyuma asubiyeyo ugatangira kwinjira muri MRND, akorana na Ngabo y'Amahina rwose, noneho ajya muri politike nyirizina. Hanyuma muri Gashyantare 1993 igihe ingabo za FPR Inkotanyi ziza zikagera Ishyorongi hariya, icyo gihe habaye kuzisebya cyane i Burayi. Noneho George Rujiyo rero yabigiyemo, yandika amatangazo, akajya ajyana n'izi ntara hamwe kuyakwiza hose mu Bubiligi. Ubwo urumva yatangiye kuba active wuzuye. Icyo gihe noneho ubwo muri Mata 1993 George Rujiyo yahuye na Nahimana Ferdinand, bahuririyeje mu Bubiligi. Icyo gihe Nahimana yari yoherejwe hamwe na Esperance Karwera mu kujya gukora ubukangurambaga mu bihugu by'i Burayi. Noneho muri Gicurasi 1993 Habyarimana nawe yasuye Ububiligi, ahura noneho we nyirizina na George Rujiyo. Ko perezida yibonaniye na Rujiyo mu kwezi kwa gatanu 1993, bahura muri Hotel Hilton y'i Buruseli. Habyarimana amushimira akazi ke keza akora kuri u Rwanda, noneho anamutumira kuza kuba mu Rwanda gukorana na leta ye nyirizina. Noneho rero Rujiyo yamwemereye ko azaza, ariko ategereje ikiruhuko. Noneho ubwo mwayo mezi abiri kwa gatanu kwa gatandatu asezera ku kazi yakoraga. Noneho mu kwezi kwa karindwi 1993 George Rujiyo aza mu Rwanda, yaramaze kuba umuyoboke wuzuye wa MRND. Yaje rero gusubira i Burayi gatoya,
maze kugera mu Rwanda ubwo yaraje bumvikana uko azakora RTRM, asubira i Burayi gatoya, hanyuma aza kugaruka ku itariki 3 z'ukwa 11 1993 aribwo yahahamye kugeza atangiranye n'ibiganiro nababwiye by'igifaransa bya RTRM tariki ya mbere Mutarama 1994. Ngiyo muri make inshamake y'uyu Mutaliyani n'Umubirigi George Ruggiu. Serugendo, Joseph Serugendo nawe muvugeho gato. Serugendo yari interahamwe, yari mu nterahamwe rwose zari zikaze. Serugendo akaba yari umuhanga mu bintu bya tekinike ya radio. Ni wari umuyobozi wa tekinike kuri Radio Rwanda, noneho bamuha RTRM akajya abihuza byombi. Ni nawe wagiriye inama RTRM kubikoresha igomba kugura byaguzwe mu Budage, bikoresho bya RTRM. Naranabivuze ejo muri ku Gisozi ko n'amashanyarazi ya RTRM yanahujwe na Radio Rwanda nako na ya Presidence ya Republika kugira ngo RTRM itajibura amashanyarazi. Ko murabyumva ntabwo Presidence yabura amashanyarazi ntibishoboka. Ibyo byatumaga RTRM ikora igihe cyose. Serugendo niwe wari uyoboye iyo tekinike yose. Yakatiwe rero ku itariki 12 Kamena 2026 igihano cy'imyaka 6. Yarezwe kandi yemera ibyaha bikurikira uko byanditse. L'accusé a incité des gens à commettre le génocide. Bavuga ngo uregwa yahamagariye abantu gukora génocide. Icya kabiri, l'incitation était directe. Bavuga ngo kubibahamagarira byakorwaga nta rujijo biteye. Icya gatatu, l'incitation nabyanditse kabiri. L'incitation était directe nibyo. Hanyuma icya gatatu, l'incitation était publique. Kuvuga kubibahamagarira byari ku mugaragaro. Bavuga ngo byabaga nta rujijo biteye kandi bikorwa ku mugaragaro mu ruhame. Icya kane, l'accusé était animé de l'intention précise de commettre le génocide. Uregwa yabikoranye umugambi utihishiriye wo gukora génocide. Icya gatanu, l'accusé connaissait effectivement ou avait des raisons de connaître le contexte général dans lequel il a commis les infractions. Ngo uregwa yarazi neza cyangwa yashoboraga kumenya neza imiterere y'imikorere y'icyaha cya génocide. Ngibyo ibyaha Serugendo yarezwe kandi byose arabyemera anabisabira imbabazi. Serugendo kimwe n'aba bose ntabwo bigeze bafata umuhoro ngo bice. Ntibafashe grenade ngo bazitere mu bantu. Ntabwo bafashe imbunda ngo barase. Ntibafashe nta mpungano y'amazi. Bicishije amagambo. Bicishije inyandiko. Umunyamakuru rero akenshi yicisha amagambo, yicisha inyandiko kandi amagambo arica.